uyu munsi abanyamakuru dufite ibyago byitwa amahame y'umwuga. Buza amahame y'umwuga avuga ngo ntitubogama, ariko ibinyamakuru mpuzamahanga bikomeye uyu munsi dufatiraho urugero rwo gukora itangazamakuru ntabwo bibogamye, birarambaraye. Kubogama ni igihe ngira ngo abadukurikiye waba uhengamyemo akantu gato umuntu akabona ko utaringaniye n'iyi mikoro. Bararambaraye, bari ku butaka, barakoresha amagambo yo gupfobya, baraha umwanya abakoze jenoside ngo batangaze icyiciro cyabo bagezeho cyo gupfobya no guhakana, baravuga ibitavugwa, baritirira ibyakozwe na FDLR bakabyitirira RDF, hanyuma abanyamakuru tukavuga ngo abo nibo senior journalist tureberaho. Oya, banyamakuru bagenzi banjye bavandimwe mukoresha imbuga nkoranyambaga, mureke twange kwemera ko kuba umuntu yarabaye igihangange mu gitangazamakuru cye bimuha ubuhangange bwo kuvuga ukuri kw'igihugu cyacu. Nemera ko umunyamakuru atakwiye kubeshya, nemera ko umunyamakuru adakwiye gukoreshwa n'indonke. Ningera ku ndonke, mu by'ukuri uyu munsi dufite abanyamakuru bagenzi bacu twiganye, twakoranye, twareranywe, twakuranye, indonke zababirinduye, navuga ngo inda igasumba umurage w'igihugu cyabo. Uyu munsi agahagara ku maguru abiri, ashobora no kubavuka mu muryango warokotse jenoside agapfobya. Ibyo bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga indonke